Yes, reka nshimire mwe mwese mwakanze subscribe kuri Nira TV5 ngira ngo nibutse nawe utarakanda subscribe ko uyu ari wo mwanya ngo uyikande kandi ntiwibagirwe gukora share ndetse na like. Ujya wibaza impamvu aba Islam basenga Imana bubamye? Izi ni zimwe mu nyungu zo gukanda subscribe kuri Nira TV5. Muri iyi video ugiye kumenya impamvu ituma abayisilamu basenga bubamye. Se byaturutse kuri Muhammad n'ibyo binkindi? Se gusenga bubamye yaba bifite aho bihurira na Yesu Kristo? Reka dusobanukirwe. Mwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo iyi video ishike ku bantu benshi. Wasanga nawe aka kantu utarukazi. Mwenyewe na akili ameshasikia. Ati umuntu wese ufite ubwenge amaze gusobanukirwa. Yesu yarasengaga. Sawa. Bakizera izina rye babahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abantu bose ni ab'Imana ariko abantu bose ni abana b'Imana. Aravuga ngo bamwizeye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi akavuga ngo nawe uzajya kwa data namujyanye maze ari kuri n'ubugingo. Ikibazo turiho, Yesu yarasengaga yego, natwereke uburyo Yesu yasengaga gute. Kubera ko nudasenga nka Yesu uzaba uri mu nzira y'ukuri n'iki n'ubugingo. Nudakurikiye ibyo Yesu yakoraga ntuzabashobora n'iki candamuka ntabwo uzajya mu ijuru. Turabyemera Utwereke uburyo Yesu yasengaga. ariko ntabwo gusenga mu rwose yakoraga iki yasengaga. Utwereke uburyo Yesu yasengaga Yesus. Abantu bose begereye. Kubera ko abantu bararirimba ngo nzasenga Imana bose babireba, bose abadafuza ibisenga bisenga bose babireba. Utwereke uburyo Yesu yasengaga. Yesu none yakora n'iki arafunze ngaho se abantu banyuraho Akaraba hariya. dusangire n'inzira muhagararane n'umusaza Tunaenda kuangalia tugiye kureba jinsi Yesu alikuwa anasali. uburyo Yesu yasengaga. Ikiwa Ildefonse Niba Ildefonse anampenda Yesu, akunda Yesu, yeye anapaswa kusali vile Yesu alikuwa anasali. agomba gusenga nk'uko Yesu yasengaga. Ndiye njia ya kweli na uzima. Ako Yesu yasengaga kuri n'ubugingo. Marko 14:32. Mariko 14:32. Mariko 14:32. Bagera ahitwa Getsimani, maze Yesu abwira abigishwa bati nimube mwicarane mbanze senge, mube mwicarane mbanze senge. Ildefonse nawe aricaye. Ildefonse n'umwambaro akomeye agiye gusenga mbanze senge. Ajyana Petero na Yakobo. Ildefonse kuva uyu munsi ni Yakobo. Ildefonse kuva uyu munsi ni Yakobo kuko barasa neza. Yesu atangira kumirwa no guhagarika k'umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Mugume hano mube maso. Uri kumva Yesu? Igihe cyo gusenga aravuga mugume hano mube. Abandi igihe cyo gusenga barababwira muhumirize. Muhumirize Imana Iyo ni inyigisho yande. Guhumiriza mwabivanye. Atengwa. Kwandiko. Yesu yigira imbere ho hato. Eba hano Ildefonse yigira imbere ho hato. Nawe Tekereza. Yesu yigira imbere ho hato. Yubama hasi. Arasenga.
idefense Yesu yarasengaga yubamye Uyu ntabwo no gusesa. Yesu yubama hasi arasenga. Yesu yasengaga yubamye hasi. Yesu yasengaga yubamye. Mbere tatu arakoye Iki ni cyo kitumenyesha ko tumuzi. Nuko twitondera amategeko ye. Yesu yitondera amategeko ye. Ni umubeshyi. Kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye. Urukundo Imana. Uramaze gutunganyirizwa muri we. Tumenyesha ko turi muri Yesu. Kuko akahora muri we. abandi baravuga ko bahora muri Yesu. Baravuga Yesu turamuzi. Aba muri twe tukaba muri we. Barakubita kamuziki. Namuza mu mutwe, namuza mu gituza, namuza ku mugongo, namuza ku matako, namuza mu birenge. Namuza ku birenge ni bodaboda. Matayo 17:6. Kuko muri we akwiriye kugenza nk'uko Yesu yagenzaga. Abigishwa be n'abareba. Uri mwigisha wa Yesu. 17. Uri mwigisha wa Yesu. Nawe uri mwigisha wa Yesu. Ugomba gusenga nk'uko mwarimu wanyu yasengaga. Soma. 17:6 Matayo. Abigishwa Yesu yari yasize ajya gusenga. Babibonye. Babyumvise. Nabo bari batatu. Bibita hasi bubamye barasenga baratinya cyane. Kanda subscribe kuri Nira TV5 ubane natwe. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Asenga nuko yasengaga sinzira icyo ushaka babaye yawe. Ninde ushaka kumubizima? Ushaka gusenga nk'uko Yesu yasengaga. Yaba ari umugore, yaba ari umugabo, umukecuru, umusaza. Click subscribe to continue.